umwana wamubura ejo hakavuka undi, amafaranga wayabura ejo ugakorera andi, icyubahiro wakibura ukagitakaza ejo Imana ikongera ikakuzamura, inshuti wazibura ejo Imana ikagushakira izindi. Ariko umuntu atakaje ibyiringiro mu Mana wababaye umutindi nyakujya. Ndabifuriza kugundira ibyiringiro muri Kristo Yesu, ndabifuriza gukomeza ibyiringiro, kuko ibyo ngibyo nibyo bikunyuzaho inshuti zitakunyuzaho, icyubahiro kitakunyuzaho, amafaranga atakunyuza, aho abantu batakunyuza, ibyiringiro muri Kristo Yesu. Kandi ibyo ngibyo tubiheshwa no gukomeza kubana n'Umwuka Wera, niwo bidukomezamo. Amen. Hanyuma ndaza gusoma no mu rwandiko rw'Abaheburayo, ndaza gusoreza mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto. Byahishuwe ibice 2 umurongo wa 10 haranditse ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye kuzashyirisha gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamare iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye zaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Urwandiko rw'Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 10 kugeza kuri 12, turaza gusoma na 19. Aravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutababanibwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. 19 haravuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye, kinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Reka dusoreze rero mu rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 13 n'umurongo usoza icyo gice wa 14. Uravuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Amen. Ubwo ndimwumva ko dushoje iteraniro. Ndagira ngo manze mbabwiriye ko iki gitaramo turimo impamvu yacyo, hari bamwe bagiye bavuga bati uyu munsi kwa Laurier barasoza ikiriyo cy'umwana watabarutse. Mwarakoze, mwaradutabaye umunsi twamuherekezaga, hari twarangije bwije ku buryo hari bamwe batashoboye kugera aho twakarabiye, ariko aho twakarabiye twahise dutangaza ko ikiriyo tugishoje. Biba ngombwa ko dutegura n'iki gitaramo. Uro turi mu gitaramo kitari icyo gusoza ikiriyo, ahubwo turi mu gitaramo cyo gushimira Imana ibyo yakoze byose. Icyo gitaramo birumvikana ko twagiteguye kubera gukomeza kuzirikana uriya mwana Menyimana Ebenezeri watuvuyemo, watabarutse. Ndagira ngo manze mbabwire inkomoko ya Ebenezeri Menyimana. Nkiri umusore natangiye imirimo ya leta, nabanje kuba mwarimu kuko ari ryo shuri nari nize ry'inderabarezi. Imana ibimperamo n'umugisha ngenda nzamurwa mu ntera, nza kuba umuyobozi w'amashuri ubitaga maître de zone. Ngo nari mfite ibigo nka bingahe nanjye nakurikiranaga, nyuma ndazamuka nza kujyanwa gukora mu biro mu bunyamabanga bw'ibiro bishinzwe uburezi mu ntara, cyangwa icyo bitaga ifasi arrondissement yari ya Cyangugu icyo gihe. Nuko ndiyo rero nagezeyo nkijijwe, kandi numva Imana mu byo yari inkoreye umuntu uvuye kuri uba mwarimu
noneho nkazamuka nkagera muri iyo ntera yo kuba umuntu noneho ugiye guhagararira ibiro by'ubunyamabanga bw'intara yose. Murumva yuko ntari noroshye, ariko nakomezaga kuzirikana ko byose ari Imana ibikoze. Ndaho ngaho rero igihe cyaje kugera, kubera uko ibihe byari bimeze, ndibuka ko muri 86 nari nkiri muto cyane, ariko hari ibyari biriho muri iki gihugu byatumaga rimwe na rimwe abantu bibagirwa abari bo. Umuntu akibagirwa ko ari umukirisitu, umuntu akibagirwa n'ibyo yasomye mu ijambo ry'Imana. Ntabwo twabitsinda, tuzajya tubivuga kuko n'icyo Imana yabikoreye kugira ngo tuzabibwire abandi, umuntu wese ajya amenya uburyo yitwara mu gihe cyose ahagazemo. Muri icyo gihe haje kwaduka ibintu byatumaga rimwe na rimwe duterana, twaba turi mu bitaramo by'abakozi, icyo gihe batwitaga abafonkisiyoneri, noneho bakazana ifoto y'umuntu bakayishyira aho ngaho, bakavuga bati dore uriya muntu mwese ni mu mubyinire, mwikubite hasi, mwubarare, mugire mute. Nuko tukabyina tugahimbaza tukagira. Ariko igihe kimwe turi gusenga, kuko nasengaga Imana, Imana irambwira ngo ariko biriya ubamo, biriya ukora ntaho bitandukaniye n'ibyo abakubanjirije ba Daniyeli, ba Shadarake, Meshake na Abedenego banze gukora. Ugezaho uri umukirisitu bashobora gushyira ishusho, ifoto y'umuntu imbere, ukabyina uti dore umuntu mpaye amahoro, dore ibintu byinshi. Numva ndihannye mu mutima, ndavuga ngo Yesu mbabarira, sinzongera. Ariko nsohotse aho twasengeraga ngira ubwoba, ndavuga ngo ariko ibi bintu ko byamamaye, ubwo ngubwo utabikora ntazagira amakuba. Naje kwegera n'abantu ndababaza nti ko Umwuka Wera yambwiye atya, murabona bishoboka ko waba hariya muri iriya tsinda ry'abariya abantu bangana kuriya, wowe biriya bakora, biriya bavuga, kuriya babigenza, wowe ntubikore ukaba amahoro? Turasenga bati ubwo ari Umwuka Wera wabikubwiye ugomba kubyumvira. Igero cyarageze, ntabwo ndi burambe kuko iminota yanjye ari mikeya, byaje gutuma koko mpura n'amakuba. Baramfata, ndetse noneho ibyo nge nitaga kurinda ubwere bw'umutima wanjye bihinduka yuko nashatse kuba umuntu ugiye kurwanya ahari ubuyobozi, nuko kiba icyaha cya politiki. Ndetse icyo gihe banambwira bati waba ufite n'ibanga uri gukorana n'abantu bashaka kuza gutera igihugu. Muri 86 ntacyo nari nzi, icyo nari nzi ni kimwe, nuko numvaga ngomba kumvira Umwuka Wera. Baramfashe rero baramfunga, ariko icyaha ntibandika icyo nge nabonaga ari cyo cyaha, ahubwo banyandikaho icyaha ngo atteinte à la sûreté de l'État, uvuga ngo ndashaka guhungabanya umutekano w'igihugu kuko nanze kubyina. Baramfunga, barankubita, nibwira namugaza cyane. Ndibuka ko ubumuga n'ubusembwa navanye muri icyo gihe nabirwaye imyaka myinshi. Ndibuka ko ejo bundi muri 2013 niho nagize umugisha, n'Imana yabikoze, mpura n'umuvuzi ukorera hariya mu ivuriro rimwe hano kuri Teredisi hafi, hari umuntu w'umudermatologe naje gusanga, kuko ibirenge byari byarangiritse, mwajyaga mubona ngenda, ibyo nabibanaga ndi umuyobozi ngenda, ariko ibirenge byanjye byasaga n'ibyabuze, kuko najyaga ngera igihe nkaba ndashobora no kwambara inkweto, ndashobora kugira, kuko byari bibi cyane. Nkivuza ngakoresha imiti myinshi bikanga, ariko Imana yarabikoze byose, nabyo byarakize ubundi muzima. Noneho muri icyo gihe bamaze kumfunga no kungirira nabi, abayobozi b'itorero bagerageje kujya gusobanura batari ko banza ibyo mwamuhoye atari byo, twebwe turamuzi, tumutangira n'ubuhamya. Cyakora afite uko yizeye, afite ibyo yizera kandi natwe twizeye, ariko ntabwo ibyo mumutekereza hari byo. Bati hoya, bati cyakora mumujyane mumwigishe, wenda nagarura ibitekerezo azagaruka abikore. Naravuze nti ubwo nibigenze bityo ngiye gusenga Imana Yezu ubugingo bwanjye, kuko nzi ko nibamfata noneho sinzagaruka, nzagwa muri gereza.
ndasenga mfata abantu b'inkoramutima twasenganaga iminsi 3 turi gusenga. Imana iza kutubwira ijambo rimwe. Mwigisha wari uturimo cyangwa se umuvugabutumwa twari kumwe udukuriye yaje kugira iyerekwa, abona turi mu giterane kinini ari kubwiriza. Umuntu araza aramubwira ngo fata iyo mikrofone uhereze Lorien umubwira abwira abantu bamenye Imana, ariko nawe umubwira amenye Imana. Ngo amereza mikrofone ntangira kubwiriza, ngo mfite imbaraga nyinshi cyane mbwira abantu ngo nimumenye Imana, ariko nanjye nkumva ngo ndi gusenga ngo Mana nanjye mpa kukumenya. Musubiza mikrofone, yongeye kubwiriza, baramubwira bati ongera umubwire. Musubize mikrofone yongera bivuge. Agira iryo yerekwa ngo abibona 3, ku nshuro ya 3 avuye mu yerekwa arabitubwira. Abandi barishima bati Imana yadusuye, ati burya twari turi gusenga ngo Imana igufashe uzarangize neza, uracyahari uzabwiriza ibiterane byinshi. Nzabwiriza ibiterane kandi Imana iri kumbwira ngo nyimenye, nari nzi yuko nakubiswe burya nyizi, burya sindayimenya. Bo barafashwa ariko nge numva simfashijwe cyane. Ariko Imana ntabwo yari imbwiye ko ntayizi, ahubwo yashakaga kumbwira ngo nyimenye, kuko yo ni ngari kandi hatambutse imyaka isaga 28 ngira ngo n'uyu munsi ndumva ntararangiza kuyimenya. Ryaba ishuri rigari ni kaminuza umuntu yiga buri munsi n'ubu sindayimenya. N'uyu munsi wa none ubu ngubu hari ibindi nongeye kwiga ku Mana, kandi sindi buve hano mvuga ngo none Imana ndayimenya. Cyakomeje. Rero nyuma yaho naje gusobanurirwa n'Imana yuko ngomba kuyimenya mu mbaraga zayo, mu rukundo rwayo, mu bushobozi bwayo, mu bwere bwayo n'ibindi byinshi ari rwo rugendo uyu munsi wa none nkomeje. Iyo rero iryo jambo navuga ngo ryabaye nk'urufunguzo cyangwa se mode pass iginkingurira ikanyinjiza ahantu hakomeye mu mibereho y'ubuzima bwanjye bwose. Hari muri 86 icyo gihe iryo jambo ndibwirwa. Hagati aho ngaho ubwo nari mfite abana 2, nabyaye abana ndakomeza, ariko ngeze ku mwana wa 8, 86 kugeza 95. 95 mwese murumva ko twari dusohotse tuvuye mu mwaka wabayemo jenoside mu gihugu. Umwana rero avuka, numva nganira na madamu ndavuga nti noneho umwana tubyaye nkurikije ijambo Imana yambwiye cyagiye, nkurikije ibyo nabonye muri iki gihe, nkurikije ibyabaye muri uyu mwaka, nkurikije ibyabaye muri uyu, kandi byose nkabona bigenda bigaruka kuri rya jambo ngo menye Imana. Uyu mwana unyemerere tumwite menye Imana. Tumwita menye Imana. Hanyuma noneho kubera ko byose uko byari byaragiye bikurikirana, sindi bivuge ni byinshi, kuko nabonaga uburyo Imana yagira idutabaramo. Ndavuga ngo irindi zina rya kabiri turamwita Ebenezer. Ebenezer abasoma Bibiliya murabizi ko ari ijambo riri mu gitabo cya Samweli, aho Abisirayeli bigeze bajya kurwana urugamba, bari bamaze igihe baterwa n'ababisha bakabatsinda, bakabanesha, bakabagirira nabi kubera yuko bari barataye Imana. Ariko bamaze kwiyunga n'Imana icyo gihe, ngo Abafilisitiya bongeye kubatera, Abisirayeli biyungamwa agatege, baragenda barabarwanya, barabatsinda, barabashushubikanya, barabirukankana. Bageze kure, ngo bamaze kubatsinda cyane, ngo Samweli wari umuhanuzi ngo ashinga ibuye, ngo aryita izina ngo Ebenezer, bisobanura ngo Uwiteka yaradutabaye kugeza uyu munsi, yaratuzahuye. Ndavuga ngo nanjye muri bya rindi, hari umunsi nigeze murumva ko nigeze mfata amasengesho kujya kwiriza ubusa ngo Imana inyeze ntahe, kuko nari nzi ko nta kwezi ngisigaje. Noneho ngiye kubona mbona nyuma y'indi myaka 9 ndacyariho, kandi hari umunsi nigeze kurara nzi yuko bucya ntariho. Ndavuga ngo burya na rya rindi ryarakeye Ebenezer. Burya na wa munsi, burya no muri 90 ibyigeze bibaho bari kugenda bafata abantu b'ibyitso, nanjye icyo gihe narakurikiranywe, bo ngenda nihisha. Nyuma ndavuga nti burya no muri 90 naho ryarakeye Ebenezer, Imana yarantabaye. 92 ndibuka turi kujya mu ivugabutumwa, hari aho twigeze tujya mu Bweyeye, ikindi gihe tujya za Mukamira, twumva icyo gihe intambara yari iri hariya hejuru yo mu birunga, ibibunda bikubita n'ibiki, abantu tukavuga ubutumwa tukaririmba. Mwebwe ko muririmba nyine rimwe na rimwe mukabona mwibagiwe, twebwe twaririmbaga tuvuga ngo buriya biriya bisasu byanatugwaho natwe tugahita tunagenda.
ndavuga ngo na hahandi twarahavuye n'ahandi n'ibindi n'ibindi. 94 ho harimo byinshi byinshi byinshi. Ndavuga ngo aho hose Ebenezer Imana aratuzahura, Imana aradutabara. Umwana rero afata ayo mazina atyo, twumva nyine ko ari amazina tumuhaye kandi n'amazina meza, nuko ariko izina rigenda burya rigakurikirana umuntu. Ebenezer rero arakura, natwe ubuzima bwacu burakomeza, tugenda buri munsi. Ebenezer amaze kugira imyaka 5 atarayuzuza neza, ashigaje amezi makeya, nibwo mama we yatabarutse. Nakundaga cyane, wadukundaga cyane, wakoraga umurimo w'Imana. Aratabaruka muri icyo gihe, naho ndavuga ntibirandangiranye, ariko y'Imana imba hafi, ndavuga ngo Ebenezer. Ndibuka uriya mukecuru naberetse ko icyo gihe yaraje arambwira ngo tuzi cyane yuko wakundaga umugore wawe nawe yagukundaga, kandi tuzi ko kenshi ujya ukunda gufata ibyemezo bikagashe. Nje kukubwira nka mushiki wawe ariko nka nyoko, uramenye utazafata icyemezo gikagashe cyo kuvuga ko utazongera gushaka, kuko tuzi ko hari igihe ujya ufata ibyemezo bikomeye, ushobora gushingira ku rukundo wamukunda kukavuga ngo uzongera gushaka. Uri umukozi w'Imana, ntabwo uzakomeza kubaho utyo, ukwiriye gushaka ugakomeza umurimo w'Imana, n'aba bana bakabona uwo kubarera. Hari mu cyumweru kimwe gusa anyicaza mu cyumba cyanjye, arampanura, arambwira, nyine nuko ndumva nsa n'utabyumva, kandi koko yaratabaye, kuko ayo majwi nari natangiye kuyumva nkavuga ngo sinabura uriya ngo nongere kujya mu byo kuvuga ngo ndashaka. Ariko ubwo Satani yari afite nk'umutego, kuko yabonaga ubwo azahagarika n'iby'umuhamagaro wanjye bikangirika. Ariko Imana ishimwe, kuko igituba bugufi kamenya ibikwiriye. Iyo nama rero ya mama ndayumvira, ndasenga, Imana irongera iranyobora, shaka umufasha wundi, Imana iramushakirira mumpa, araza ahagarara mu cyuho, kandi Imana irabimushoboza. Naramurutaga cyane, nawe yari mutoya, abantu induru ziravuga, baturiya yajya mu bana bangana kuriya, nawe mfite abana 9, azabishobora. Ndavuga nti Imana izabimushoboza, kuko ariyo yabinyemeje. Ebenezer, Imana yaradufashije, arabishobora. Umwana mutoya wari usigaye icyo gihe, mama we yari yasize, wari kwiga muri kaminuza mu mwaka wa 2. Odasi, wahaguruka. Nguriya yari yasigaye afite imyaka 2, 3, ko nta kimana itakoze. Ebenezer, Imana yaradutabaye. Abana ntibagiye mu rumogi, abana ntibagiye kwandarara, abana ntibagiye kugira. Abantu baravuga bati bizabananira, nyine nibibananira nuko urugo rwa pastor rusenyuke. Ndashimira Imana ko urugo rugihagaze neza kandi rukirimo ubuhamya. Byarakomeje rero, Ebenezer nawe atangira amasomo, ariga, arakomeza kugeza igihe yaje kugenda agera muri secondaire, ariga. Igihe kiragera aza kujya muri kaminuza. Ibyo bintu byose ndi bubigarukeho ejo bundi, narabibabwira hagije. Ageze mu Bushinwa, Imana ikora ibitangaza bikomeye. Ebenezer ariga neza, aratsinda, ariko byose bifatanya n'umurimo w'Imana. Hari n'igihe yambwiraga ati uyu munsi twiriwe ku rusengero, nacurangaga akanyereza nk'utu video bari mu rusengero baririmba bacuranga, nkumva ni byiza biranejeje, ariko nagaruka muri bya bindi byo kuvuga ngo ariko uriya mwana aho ndazarangarira muri gitari cyane kugeza ubwo byamubuza kwiga. Ariko igihe cyagera yanyohereza birote ye, nayireba nkavuga nti Imana ishimwe. Umurimo w'Imana akawukora, amasomo akayatunganya neza, nkumva biranejeje. Naje rero kumumenya cyane, ngezeyo ubwo namusangaga muri hôpital aryamye arwaye. Burya ushobora kubyara umwana ntumumenye, ariko abandi bamureba ukundi, kuko buri gihe y'umuntu wamubyaye ubona ari umwana nyine buri gihe. Ubungubu nanjye uriya mama nyine kubera ko yankarabije n'iki, buriya nyine yarandeba, nubwo mwe munyitanya kubaho, ariko avuga turiya mwana. Yego ntabwo asuzugura, ariko nyine ababona ati uriya mwana, nk'ubu yahoze ati uyu mwana upfushije biragenda bite koko uyu mwana. Umura mama nabaye mukuru, ubu umuntu watangiye gushyingira ijuru, urumva nanjye ndakomeye.
nuko ubwo rero ntabwo nashoboraga njye kumumenya uko ari, ariko abandi bamwitegereza bamureba nibo bamuvugaga, bo bari baragize n'amahirwe kumubona kirije yakiri bogar, umusore w'ibiro byinshi cyane. Nuko njyewe ngo namubonye amaze kurangira rwose ashizemo, ari wa wundi nyine baterura gutya, nuko bamuvuga nkavuga ngo ese aka gatwe kameze gutya kahombanye n'iki, akangaka kari karimo biriya byose bari kumbwira, cyangwa nukumpumuriza kugira ngo numve yuko wenda hari mfite umwana ukomeye. Ariko niko byari bimeze. Nabiganire na benshi, nza kuganira nabo ku ishuri, nza kuganira nabo ku itorero, bose abo duhuye bavuga bati uyu ni papa Ebenezer, bose bagahagarara bakabanza gufata umwanya wo kubitekerezaho ko bahuye n'umuntu ukomeye wabyaye Ebenezer. Kumva nanjye birantangaje. Igero cyarageze byabaye ngombwa nyine ko tuza, Imana nayo ibikora uko yabikoze kandi bikora neza cyane. Nasomye ari amagambo, ndashaka no kurangiza buriya ubuhamya bwo naburangije. Abansabye ubuhamya burebure uyu munsi ni ubwo ngubwo, nimu bikunda tuzongera dutegura ibindi biterane tuvuge n'ibindi, ariko ndashaka kuvuga kuri ari amagambo. Ijambo rya mbere ryavuze ngo ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Aya ni amagambo yabwiwe ririya torero ry'Isimuruna. Muribuka yuko Yohana yerekwa, yari yeretswe amatorero 7, ariko ajya kuyerekwa ngo yabanje kubona ibitereko by'amatabaza 7, ngo agiye kubonabona usa n'umwana w'intama ngo ari kubigenda hagati. Ngo biriya bitereko 7 byashushanyaga ari amatorero 7, ariko muri ayo matorero 7 harimo 5 gusa yari afite gushimwa, andi 2 yose yari afite umugayo. Ariko nyamara nubwo byari bimeze biri, no muri yandi afite umugayo, ngo marayika arakiyagendagendamo, ngo kandi ngo afite ijisho ngo ryaka nk'umuriro. Buriya nubwo ibibazo bibaho, ariko ijisho ry'Imana riragenda riba rigenzura hose. Na n'uyu munsi kandi riba rigenzura, rigera mu matorero, rigera mu ngo zacu, rigera mu miryango, rigera mu cyiciro cyose umuntu arimo, abasore, ijisho ry'Imana riba rihari. Tubaye abagabo, ijisho ry'Imana riba rihari. Twiswe ba nyakubahwa, ijisho ry'Imana rigerayo. Ijisho ry'Imana rirareba kandi ntirihuga ntirihusha. Noneho ngo riritegereza risanga muri Sumuru naho ibintu bikimeze neza, bigihagaze neza, ariko marayika arabateguza aravuga ngo mugiye guhura n'ibibazo, ariko uko muzahura nabyo byose uzakomeze gukiranuka kugeza ku gupfa. Nagize ngo mbabwire ngo iki gitaramo twongere twibukiranye yuko dukwiriye gukiranuka kugeza ku gupfa. Nta mpamvu nimwe iriho yatuma twiyambura gukiranuka. Aho twagera hose naho twanyura hose, nibihe ibyo ari byo byose byatugeraho, nta mpamvu nimwe iriho yatubuza gukomeza gukiranuka. Munyemerere ntambuke mve kuri iryo jambo. Rya kabiri ryatubwiye ngo turifuza yuko umuntu wese wo muri mwebwe agira umwete wo kurinda ibyiringiro. Hepfo aravuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika mutima gikome. Ko kajambo karamfashije guhera kera, ariko nongeye kukabona cyane muri iki gihe cy'uburwayi bw'uriya mwana. Igitsika mutima ku basoma Bibiliya z'Igifaransa baravuga ngo ni ancre. Ni umugozi munini cyane ngo bazirikaga ku mato, noneho baba bahuye n'umuraba mwinshi cyane, kuri wa mugozi muremure ngo bakazirikaho ikintu cy'icyuma gifite ibiro byinshi, bakakimanurira mu nyanja, noneho ngo cyamara kugera ku musenyi, bityo umuraba wabuje ari mwinshi, ubwato bukamera nk'ubuzirikiwe ahantu. Sinawo umuraba twahuye nawo wonyine, twahuye n'indi miraba myinshi cyane, ariyo muri uyu muhamagaro duhura n'imiraba, ari imiraba y'ibihe turimo tunyuramo, nabyo ubwabyo n'indi miraba. Ariko hari ibyiringiro tugira yuko Yesu Kristo ari umwami. Ibyo byiringiro ngo bitubera nk'umugozi utuzirikira ahantu, bigatuma umuraba utatuzungazunga ngo tujyane iyo ushaka. Hari abajyanwa n'imiraba y'ibihe, hari abajyanwa n'imiraba y'aho bageze, ukamara ukwezi utaregera na rimwe wumva hari akantu utaka, naho n'undi muraba kuwuhagararamo neza ugakomeza ukizera Imana, nabyo ubwabyo bisaba yuko ugira ibyiringiro muri Kristo, kuko hari igihe umubiri wanatubeshye.
hari n'undi muraba rero ushobora kuza uburwayi bwaje n'ibindi bibazo byose by'abana. Uwo muraba rero ngo ikijya kidushoboza kuwunyuramo no kuwuhagararamo ngo nuko tugundira ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu. Ijambo rya nyuma ryatubwiye ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera. Abenshi hano navuga ngo turaba Pentecote, tuvuga iby'umwuka wera, kandi no mu yandi matorero umwuka wera aravuga, ariko kubana n'umwuka wera biri kujya bitunanira. Tukabana n'umwuka wera ku cyumweru, ku wa mbere ntitubane n'umwuka wera, tukabana n'umwuka wera twishimye, twagera mu makuba no mu bibazo ntitubane n'umwuka wera. Ndashimira Imana yuko yamfashije gukomeza kubana n'umwuka wera. Iyo ntabana n'umwuka wera muri uyu muraba sinzi ukuntu nari kubyifatamo. Iyo ntabana n'umwuka wera muri iyi nkubiri imeze itya sinzi uko nari kubibamo. Ndifuriza buri muntu wese waje muri iki gitaramo kubana n'umwuka wera. Sinzi ibiri imbere yawe, sinzi ibyo wowe urimo none, sinzi ibyo uri guhura nabyo none, ariko ndakwifuriza ko wakomeza kubana n'umwuka wera. Iki gitaramo rero twagiteguye tubibwirijwe n'umwuka wera n'ubundi. Mutaza kugira ngo hari n'abatekereje batari ko suriya muntu biriya bintu si byo gushaka kugira rwose kukiriyo yagishoje ibindi bitaramo akora n'ibyiki. Ese ko tuzi na dépense nyinshi cyane yagize zarabaye nyinshi cyane. Urakoze. Abantu bakibaza batari ko ni byari ngombwa, byari ngombwa kuko umwuka wera yarabimbwiye ngo uzakora igitaramo kivugirwe nk'ubutumwa kandi mushime, mwongere mushime. Uwo muhigo ndawuhiguye imbere y'Imana. Iki gitaramo tugituye Uwiteka niwe wenyine ugikwiriye, kandi birakwiye ko ishimwe rye ari ryo ryonyine ricyumvikaniramo, abantu bose bakamenya ngo Uwiteka niwe Mana, arakomeye, kandi kumwiringira ni iby'igiciro ntibikoze isoni. Ndifuza cyane kwingingira Imana nkiri muri iki gitaramo kugira ngo n'ibindi bikiri imbere nzakomeze kubana n'umwuka wera, nzakomeze kuyoborwa n'umwuka wera. Kandi nifuriza abantu mwese mwaje hano, naberetse imiryango, naberetse inshuti, ariko nababwiye ngo hari aho umuntu ajya agera inshuti zitagira icyo zikumarira, abavandimwe mwabonye ko mbafite, n'abana ndabafite batagira icyo bakumarira, abanyacyubahiro barahari batagira icyo bakumarira, ariko umwuka wera akaza akagukomeza umutima, akaguhumuriza, akakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Ndashimira Imana rero ko muri byose umwuka wera yabanye nanjye, kandi ko yampaye imbaraga, kandi ko yankomeje, kandi ndashimira Imana ko azakomeza kubana nanjye, agakomeza kumfasha, agakomeza kundindira ibyiringiro. Reka mbabwire, umwana wamubura ejo hakavuka undi, amafaranga wayabura ejo ugakorera andi, icyubahiro wakibura ukagitakaza ejo Imana ikongera ikakuzamura, inshuti wazibura ejo Imana ikagushakira izindi. Ariko umuntu atakaje ibyiringiro mu Mana wababaye umutindi nyakujya. Ndabifuriza kugundira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Ndabifuriza gukomeza ibyiringiro, kuko ibyo ngibyo nibyo bikunyuzaho inshuti zitakunyuzaho, icyubahiro kitakunyuzaho, amafaranga atakunyuza, aho abantu batakunyuza, ibyiringiro muri Kristo Yesu. Kandi ibyo ngibyo tubiheshwa no gukomeza kubana n'umwuka wera, niwo bidukomezamo. Amen.